Abakunzi ba Mupenzi TV mbahaye ikaze. Uyu mwengeye kubagezaho icyayi cy'ibishishwa by'indimu. Abakunda kurinda umubiri wanyu indwara nyinshi cyane, mugume ku murongo. Mbere yo kukugezaho akamaro k'icyayi cy'ibishishwa by'indimu n'uburyo bwiza bwo gutegura iki kinyobwa, nifuje kumenya uko ukoresha ibishishwa by'indimu. Mbese urabibika ukazabikoresha mu rugo cyangwa se ubijugunya muri puberi. Ubinyandikiye muri comment. Noneho reka turebe akamaro k'ibishishwa by'indimu. Ibishishwa by'indimu bikize ku mavuta y'umwimerere y'indimu na filatrene, bikize kuri vitamine C, acide citrique, acide malique, acide formique, N-spiridine, ampetine n'izindi nyinshi zirinda umubiri wacu ibintu byinshi cyane. Zirimo salvestrol K40 na limonene, ziri ibintu byinshi birwanya kanseri, bikaba birwanya cyane kanseri y'amaraso, kanseri y'amara, kanseri y'uruhu, byoza cyane imiyoboro y'amaraso cyangwa se isukura imiyoboro y'amaraso, igabanya ibinure bibi biri mu maraso. Ibishishwa by'indimu bifite calcium n'indi myunyungugu y'ingenzi bifasha amazi gukwira neza mu mubiri wacu, ikarinda indwara nka osteoporose. Ibishishwa by'indimu bifite akamaro kanini cyane, birwanya ibyuka bibi mu nda, bya bindi twumva bivuga mu nda tukagira ngo ni inzoka, bigabanya uburibwe bwo mu nda, bigafasha mu igogora, bisohora imyanda mu mubiri. Icyayi cy'ibishishwa by'indimu kirinda kandi kigafasha umwijima gusohora imyanda yose iri mu mubiri. Gifasha gusohora imyanda yose ishobora kubangamira ubuzima. Icyayi cy'ibishishwa by'indimu cyongera ubudahangarwa by'umubiri, kigafasha cyane mu kugabanya ibiro. Iki cyayi ni umuti wa gakondo mu bihugu byinshi cyane. Ni byiza gufata iki cyayi mu gitondo cyangwa se nyuma y'amafunguro. Ushobora gushyiramo ubuki bwiza bw'umwimerere, bikaryoha cyane kandi bikagufasha cyane. Iyo ufite ikibazo cy'igogora, ufata itasi imwe y'icyayi cy'ibishishwa by'indimu nyuma y'ifunguro. Ibi bikagukiza burundu ibyuka bivuga mu nda mu kanya gato cyane. Iki cyayi gifashe buri gihe wacukubiri n'inkorora na bronchite ndetse na grippe, gikora nka antiseptique. Iki cyayi cyica imiyege, kirwanya imiyege mu mubiri. Iki cyayi cy'indimu ni cyiza cyane. Noneho rero ubwo umaze kumenya ubwiza bw'iki cyayi cy'indimu, cy'ibishishwa by'indimu, noneho dore uko gikorwa. Ukeneye indimu 2, litiro 1 y'amazi ndetse n'ubuki bw'umwimerere. Uko bikorwa ni gute? Ukura umutobe w'indimu muri za ndimu 2, nurangiza ushyira ibishishwa by'indimu bya za ndimu 2 muri litiro 1 y'amazi, ubitereke ku ziko, bireke bibire nk'iminota 15, bivane ku muriro, ongeramo umutobe wa za ndimu umwe wakuyemo mbere, ongeramo ubuki bw'imerere byibuze nk'ibiyiko 2 kugira ngo biryohe. Ariko ubuki bwawe umenye neza ko ari umwimerere. Ubundi ujye ubinywa kandi ubinywe kenshi nk'uko twabivuze haruguru, bizakurinda indwara nyinshi cyane. Ngaha rero wowe niba wajya kujugunya ibishishwa by'indimu ubonye ko bifite akamaro kanini cyane, ntabwo indimu ari umutobe wayo gusa, ubimenye ntuzongere kubijugunya rwose, bidufitiye akamaro kanini cyane. Ngaha rero nahashoreje ikiganiro twavugaga ku kamaro k'icyayi cy'ibishishwa by'indimu. Niba uri mushyashya hano, wibuke gukora subscribe kandi cyangwa se s'abonner, kandi iki kiganiro kigeze ku bandi benshi cyane, ku bavandimwe bawe, ku nshuti zawe, kugira ngo kifashe abantu benshi cyane, abantu benshi bamenye akamaro k'ibishishwa by'indimu,
ko bidufitiye akamaro kanini cyane. Kandi nkomeje kugushimira wowe ko wakanze subscribe. Ndagusaba ngo ibiganiro bya Mupenzi TV ubigeze ku bantu benshi cyane n'abandi benshi cyane bakande subscribe cyangwa se sabone kugira ngo tujye duhora dufasha abantu benshi cyane nta n'umwe usigaye inyuma. Naho ubutaha rero, bye.